So muri gahunda yageraho amahoro ibyo bintu tuvuze bitari byinshi cyane kuko ntabwo tuvuze amakosa yose akorwa, tubyubahirije twagira umwuga wo gutwara moto unoze. Buri muntu wese azaza aje kwiga no kubaza uko abamotari babikoze cyangwa u Rwanda rwabikoze kugira ngo umwuga w'abamotari unoge. Birashoboka, twabikora. Birashoboka. Ubukangurambaga bwa Gerayo Amahoro bugamije gukumira no kurwanya impanuka zo mu muhanda bumaze amezi 6 bukorwa. Imyumvire y'abakoresha umuhanda ku kubahiriza amategeko n'amabwiriza biwugenga yagiye itera imbere kugera n'ubwo abamotari ubwabo bishyiriyeho amasibo, amatsinda yo kubahiriza amategeko y'umuhanda hirindwa amakosa n'ibyaha bishobora gukorwa n'abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto. Amakoperative 182 agizwe n'abamotari basaga 45,000 mu gihugu hose, buri imwe ifite abayihagarariye 10 bazafasha abandi mu kuzamura imyumvire igamije kwimakaza umutekano wo mu muhanda. Kuwa kabiri nibwo abamotari bo mu turere twose tw'igihugu bahuye na polisi y'u Rwanda kugira ngo bisuzume barebe ibigikenewe kongerwamo imbaraga ku buryo byabafasha kurushaho kubahiriza umutekano wo mu muhanda. Ku rwego rw'umujyi wa Kigali bahuriye kuri stade regional Nyamirambo maze biyemeza kugaragaza impinduka mu mikorere yabo. Iki gihe icyo turimo gukora no kuganira n'abantu ariko twibanda cyane ku cyaha gikorwa n'abakoresha umuhanda, abatwara ibinyabiziga, ari abashoferi batwara imodoka, ari abatwara moto, ari abagenda n'amaguru, kubakangurira yuko telefone irarangaza. Iyo utwara ntukwiye gukoresha telefone kuko itwaye ugakoresha telefone bivamo impanuka. Ariko si abatwara ibinyabiziga gusa, si abatwara imodoka gusa, n'abamotari byagaragaye yuko hari abantu bafata telefone bakayishyira muri kasike akagenda avugira kuri telefone. Ibyo nabyo rero biteza impanuka, nabo barangaye. Sabo gusa n'abanyamaguru nabo twababwira yuko iyo uri mu muhanda ntugwe kugira ikintu kirukurangaza. Iyo wambuka zebra crossing uvugira kuri telefone ushaka kuviramo impanuka cyangwa ugateza impanuka nawe ubwawe. Ibyo bintu rero ni ibintu tuganirira abantu bose, ariko by'umwihariko uyu munsi twavuze ngo reka duhure n'abamotari twongere twibukiranye gahunda ya Gerayo Amahoro muri rusange, ariko by'umwihariko kuri ubufatanye na MTN turebe ibireba abamotari bijyanye no gukoresha telefone kugira ngo twongere tubabwire yuko bakwiye kubyirinda kugira ngo bagere iyo bajya amahoro. Bamwe mu bakoresha umuhanda bagaragaza abamotari nka ba nyirabayazana bazimwe mu mpanuka kandi akenshi zikabagiraho ingaruka zikomeye ndetse nabo bahetse. Hari ibyo basabwa kwirinda kuko bihungabanya umutekano wo mu muhanda. Uyu mwuga w'abamotari aho ugeze ahantu heza hashimishije, ukore warangiritse cyane, ariko aho tumaze guhaguruka ndetse n'inzego zitandukanye za polisi n'inzego bwite za leta zikubaka amakoperative zikashyira ku murongo, abamotari bayakoreragamo ariko batayarimo, hari imyumvire iri guhinduka. Twishimira ubu ngubu ko umumotari yakoze ikosa turi kumenya aho tumubariza, tukamenya n'uburyo tumukurikirana. Tukaba mu byumweru 52 tujye kuzamara by'umwaka byose tuzahagera tugize umusaruro munini cyane tugezeho, kuko abamotari twabahuje muri stade bo muri Kigali, ariko hirya no hino mu turere abamotari bose bagiye bahura n'inzego za polisi, kandi icyo baganiragaho yari gahunda ya Gerayo Amahoro. Ngira ngo uyu munsi bayisobanuriwe mu buryo bwimbitse. Gerayo Amahoro ni iki, isobanuye iki, kuki ari Gerayo Amahoro. Byasangaga abantu batwara abamotari batwara abagenzi ariko ntibubahiriza amategeko y'umuhanda, ntibubahe na wa wundi batwaye, ntibubahe barebe ibiranga umuhanda, barebe feruje, barebe yuko nabo ubuzima bwabo bukenewe n'uwo batwaye bukenewe, ariko byose babisobanuriwe. Kandi nabo ubwabo bitangiye ibitekerezo, bagushima yuko umwuga ugeze ahantu heza ko gukorera mu kajagari ntacyo byabagezaho. Bamwe mu batwara abagenzi kuri moto biyemeje kuba umusemburo w'impinduka mu mikorere y'abatarasobanukirwa uruhare bafite mu mutekano wo mu muhanda. Muri aya mahugurwa rero icyo nagerageje gukuramo ni uburyo bwo gukangurira abanyarwanda muri rusange, na cyane yuko abamotari duhura n'abantu benshi, dutwara abantu benshi aho batabonye umwanya wo kubasha kumva amakuru.
mu gihe rero mutwaye mba numva nagombye kuba namubwira gahunda ya gerayo amahoro, nkamushishikariza ibyiza bya gahunda gerayo amahoro. Icyiza kirimo ni ikihe? Icya mbere nk'uko umunyarwanda abwira ngo mwaramutse mwiriwe, iyo ushimiye umuntu ukavuga uti gerayo amahoro, icya mbere kimuha ikindi cyizere cyo kugira ngo yiyumvemo yuko ari igihugu kimutekerezaho neza kandi nawe umutekerezaho neza, bigatuma yirirwa akora akazi ke neza, kandi iryo jambo umubwiye mu kazi ari gukora akaritekerezaho, ku buryo ibyo ari gukora byose abikora yumva ko ari mu mahoro. Iyo bavuze umutekano wo mu muhanda ni ukubahiriza amategeko y'umuhanda, wakurikiza ibimenyetso usanze mu muhanda, ugaharanira kugerayo amahoro. Inama nkuyemo mu inama turimo ntago najyaga byitaho cyane. Ndatanga nk'urugero, telefone yanjye yahoraga muri kasike, iyo umuntu amamagaye nkamufatira muri kasike, ariko ubu ngubu pe mbonye ko ari ikosa. Amaze kubona impanuka nyinshi ziterwa na telefone, numva ni ibintu bikaze cyane, kandi njye nabonaga ko ari ibintu bisanzwe, ariko mbonye ko ari ibintu bibi cyane. Nicyo kintu nkuye mu inama. Iyo uriho kuvugira kuri telefone, bya bindi wari urimo kureba umuhanda, kureba ko umunyamaguru agiye kwambuka, cyangwa se kureba ko inyuma hari undi ugiye kudepasa, uwo mwanya ntawo uba ufite kuko hari ibindi uba uri gutekereza. Kuvugira kuri telefone utwaye ikinyabiziga ni bimwe mu biteza impanuka. Impamvu ya mbere ni uko bikurangaza ukaba wakwibagirwa inshingano zo gutwara ikinyabiziga, bikaba byaviramo rero impanuka zitandukanye, yaba wowe ndetse n'uwutwaye ndetse n'abandi bose. Ikindi mbona ni uko iyo uvuyoye ibyapa bituma nanone byateza impanuka itandukanye mu bantu bari aho hafi, cyangwa se nawe utwaye cyangwa se n'uwutwaye. Njye rero nahisemo kuba nakubahiriza ayo mategeko y'umuhanda mbikunze, ko ndi umwe mu banyamwuga b'uwo mwuga ukorerwa mu muhanda. Amatsinda yo gukumira no kurwanya amakosa n'ibyaha bikorwa n'abamotari yitezweho gutanga umusaruro uturutse ku bushake bagaragaza. Iyo tubwiye abamotari ngo nibareke guhutaza abanyamaguru bambukiranya imihanda hariya muri iriya mirongo twita zebra crossing, hari abamaze kubyumva. Mu bamotari yenda 10 baciyeho ushobora kubona 4 babyumvise. Turifuza rero ko umubare wikuba kabiri mu gihe cya vuba, bikazagera igihe biba umuco. Abantu bose bari mu muhanda, abamotari bose bari mu muhanda bakubahiriza amategeko. Ari ayo ngayo twavuga yo gutwara batavugira kuri telefone, ari amategeko ajyanye n'ibindi byose bijyanye n'umutekano ku muhanda, kutanyura ahantu habujijwe, kudahagarara habujijwe, kutanyura mu mihanda y'abanyamaguru, kutanyura sans unique, ya mihanda ifite icyerekezo kimwe, kudahagarara ahantu habujijwe handi twita ngo ni car free zone, kudahagarara biriya twita ngo ni mauvais arrêt. Ibyo bintu byose uko bagenda babyubahiriza biragaragaza isura nziza y'umujyi, biragaragaza isura nziza y'abanyagihugu, biragaragaza isura nziza y'igihugu. Abamotari rero kuko bagaragara ari benshi, ni benshi cyane muri uyu mujyi, ku buryo bubahirije ibyo bintu rwose byatanga isura nziza y'abanyagihugu, byatanga isura nziza y'igihugu, byatanga umutekano usesuye mu muhanda. Mu gihugu hose habarurwa abamotari basaga 45,000 guhurizwa hamwe mu makoperative n'amasibo yo kubungabunga umutekano mu muhanda bigaragazwa nk'inzira iboneye igamije kunoza imikorere y'abahuriye muri uyu mwuga. Icyambere cyo bageze n'abamotari babyiyemeje bifuza ko uyu mwuga wahinduka. Inshingano zabo bafite nizo kugumya kuganiriza abagenzi babo bafite imikorere mibi. Abari mu ubusinzi nabwo buteza impanuka. Abatubahiriza amategeko y'umuhanda nabyo biteza impanuka, kuko umuntu agiye akanyura sansonike ntabone umubwira ati sigaho, abari ikibazo. Bazaba bafite gahunda yo kwiyigisha no guhindura imyumvire, ariko no gutanga amakuru. Nimba umuntu yanyuze hejuru ya brodire kandi yarabibujijwe, yarabyigishijwe, ahazajya duha amakuru. Izo karabu rero zabyiyemeje n'abakorerabushake, ariko bavuga ati uyu mwuga uradutunze, uyu mwuga n'umwuga mwiza dukuraho amafaranga, tutakifuza ko bagenzi bacu bawica ngo badushyireho isura mbi. Ndagira ngo nicyo biyemeje kandi baraza kubikora neza. Batangiye no gukora, iyo ureba imyumvire, imitekerereze uko imeze y'abamotari, ubona turi kugera ku kigero cyiza cyane cyo guhindura
imikorere mibi twari turimo. Izi karabu icyo zije kudufasha muri ibi byaha byose navugaga birimo kutubahiriza amategeko y'umuhanda, birimo kwitwara uko ashatse mu muhanda, gusubiza umugenzi uko abyumva, aya makosa gutambika abantu kasike, kutagira siransi. Izi karabu ni ubukangurambaga, nicyo zigiye gukora, kwigisha abagenzi babo, gutanga amakuru ndetse no kuba umusemburo mu bamotari kugira ngo bakore neza. Izi karabu rero nicyo gisubizo tuzitezeho, kandi nabo ubwabo barabyemeje, barahuguwe na polisi. Mu by'ukuri batanze ibitekerezo byiza, bumvisha ubutumwa bwiza, bumva barasobanukiwe, bumva ko inshingano ari izabo za mbere y'uko polisi dufasha cyangwa n'izindi nzego, bumva ko aribo ba mbere bafite uruhare mu kunoza akazi kabo. Abitabiriye ibi biganiro bibukijwe ko ubushake bazagaragaza mu kubahiriza amategeko y'umuhanda hirindwa icyateza impanuka aribwo buzahindura n'abandi bose ntawe usigaye inyuma. Twadukosa tuvuga hari ibintu bigaragara cyane, ukava ahangaha avuga ngo nta mumotari uzongera kuviyora zebra crossing. Mwagera hariya mwese mugahagarara abantu 10 muhagaze n'imodoka zahagaze, iyo sura ubwayo ndareba iyo foto, niyo nshaka kuzabona, ndashaka kubona iyo foto hari abantu bayifotoye mutarenze wa murongo hari, mwese mwahagaze mutegereje yuko umunyamaguru yambuka. Iyo foto yazenguruka isi yose, ariko turacyafite abantu baza birukanka bagacaho, rimwe na rimwe bakanagonga abantu. Abamotari twananiye guhindura abo bantu koko? Ibyo bintu twabikora biri mu bushobozi bwacu, ni ukubyumva gusa uko muri hano mubikoze. Nyuma y'icyumweru bose baba bayikora, utabikoze mukamutanga mukamutubwira tukamwigisha. Icyo bizadufasha rero ku maparikingi aho tuba duparikanye na bagenzi bacu ni ukugerageza kubumvisha agaciro k'iryo jambo, ndetse no kugira ngo babashe kubiha agaciro no kubishyira mu bikorwa. Hariho gahunda yo gukangurira abanyamaguru mu gihe turimo tugenda mu nzira nyabagendwa, aho baba bahagaze tukabaha umudendezo wo kugira ngo bambuke, kuko umwanya munini ibinyabiziga turubikoresha mu muhanda, ariko inzira ntoya basigiye abanyamaguru tugomba no kubaka kuko bumva yuko uwo muhanda nawe ari uwabo bagombye kuwukoresha. Ikindi ni ukubiganiriza abana bo duhura nabo, kuko tujyana abana ku ishuri, twirengagije wenda ikigendanye n'abakozi. Wa mwana iyo ubashe kumwigisha icyo ngicyo bituma agira ireme muri we ry'iryo jambo ryagira amahoro, akarinda ko akiritekerezaho ku buryo nawe azabasha kuribwira n'abandi azahura nabo, cyangwa se mu gihe azaba yagize abana abyara, iryo jambo rikaba ari umurage mwiza. Ariko tukabikora noneho mu magambo, tukabishyira mu bikorwa, twitwararika aho turi kugenda, ku buryo aho ubonye ikinyabiziga ugomba kugira umudendezo wacyo. Mu gihe ubonye kubangamiye, wowe kuko uri kure umeze neza ukabasha kumureka agatambuka, kuko wajya ashobora kuba ari ibyo atekereza, ariko wowe mu gihe uri kwikontorora utekereza ijambo ryagira amahoro, bigatuma wa wundi nabasha kugeraho amahoro utabigizemo uruhare kugira ngo ubashe kumuhutaza cyangwa nawe yabasha kuba yaguhutaza. Gerayo amahoro turashaka ngo tubishyire mu bikorwa. Indamukanyo ibyo bintu mwamukoze mujye mubizirikana, uwugendana n'utabyemera amenye ko ibintu byahindutse, tugiye gushyira mu bikorwa ibyo twimanjije ngaho. Twirinde amakosa ashobora guteza impanuka zo mu muhanda, kuko zitwara ubuzima bw'abakoresha umuhanda, zikabamugaza kandi zikangiza imitungo n'ibikorwa remezo. Umutekano wo mu muhanda uba amahitamo y'abawukoresha. Mwegere hino. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Ndabashimira ko mwambuka umuhanda, mwanyuze mu nzira z'abanyamaguru zabugenewe zo kwambukiramo. Ariko hari n'amakosa mwakoze. Mbere yo kwambuka, kuramo ekuteri mu matwi unave kuri telefone. Uhagarare ku nkengero z'umuhanda aho uteganyiriza kwambukira. Urebe impande zombi. Shishoza urebe ko ikinyabiziga cyahagaze ngo kiguhe inzira ubone kwambuka. Ambuka wihuta ariko utirukanka. Ambuka ugendera mu mirongo neza. Murakoze cyane. Gerayo amahoro. Ugize ikibazo wahamagara kuri izi nimero zikurikira. Ubu butumwa ni ubwa Polisi y'u Rwanda.